Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Dr. Muganga nk'uko mubimenyereye. Uyu munsi rero turagaruka kuri sije ishishikaje cyane. Umugabo urangiza vuba amara iminota ingahe? Ubundi se imibonano ubusanzwe igomba kumara iminota ingahe? Turaza no kureba uburyo bishobora kuvurwa bigakira neza, ndavuga kurangiza vuba. Nk'uko bisanzwe rero reka tubanze dusobanure iryo jambo ubwaryo. Kurangiza vuba ni iki? Kurangiza vuba ni ukugira ubushagarira butuma uhita urangiza utarageza igihe wifuzaga kurangiza, cyangwa se utaratangira kumva kuri mu gikorwa nyirizina, cyangwa se uwo mubonana utaramugeza ku byishimo muba mwiteze. Tukiri aha ngira ngo leta wumva ko ijambo kurangiza vuba ubwaryo risanzwe ari ijambo ridasobanutse neza. Ni ukuvuga ngo ni ijambo riri vage ukuntu. Nta gipimo nyacyo gihari cyo kurangiza vuba, kuko n'ubusanzwe abagabo bose ntabwo bamara iminota ingana mu gikorwa. Ubundi se umuntu muzima amara iminota ingahe mu gikorwa? Igisubizo ntabwo kizwi neza. Hari ubushakashatsi cyakoze bwakozwe ku ngo zigera kuri 500, amakupura agera kuri 500, bareba igihe bamara mu mibonano. Donc bafashe pari hazard. Uzi icyo babonye muri ubwo bushakashatsi? Mu by'ukuri igihe imibonano ku muntu usanzwe udafite ikibazo imara ni iminota 5 n'amasegonda 30 ukoze moyenne. Donc ni ukuvuga ko umuntu muzima mu gihe cy'imibonano isanzwe ashobora kumara iminota 3, 4, 5 cyangwa se akayirenza 7, 8 se cyangwa 10, ariko moyenne ni iminota 5 n'igice. Aha ndavuga uhereye igitsina cyinjiriye, tutabariyemo ya minota ibanza yo gutegura cyangwa iminota yo donc ushobora kurenga ko mukiri kumwe, cyangwa se gufata pause mo hagati, cyangwa se wenda kwiyongeza kuva winjiye kugeza usoje. None se ko hari abavuga ko bamara isaha mu gikorwa cyangwa se amasaha 2. Buriya rero abirabura dukunda kugira ikibazo cyo kubara igihe avec précision. Wenda dufata urugero, umuntu arakubwira ngo ndaje nkugeraho mu minota 30, cyangwa se ngo uru rugendo rukoresha iminota 30. Wafata chronometre rwa rugendo warukora ugasanga ni iminota 47, 52, ariko kubera ko bitagera ku isaha ni iminota 30. Ni ukuvuga ngo abantu benshi bakunda kubara nyine nta precision. Noneho hazamo rero harimo byo kurangiza ugasanga rimwe na rimwe harimo no gukabiriza. Niba umuntu yinjiye mu cyumba saa 4 akavamo saa 5, ubwo amaze isaha mu gikorwa, ubwo we amara isaha. Niba yinjiye mu saa 4 akavamo saa 8, ubwo amara amasaha 4. Ariko ntabwo ayo masaha yose uba yamaze mu gikorwa. Hari amasaha bamaze mu myiteguro, hari iminota runaka bamaze mu raundi ya mbere, hanyuma ufata pause, murongera muritegura. Ibyo byose ntabwo umuntu abibariramo. Iyo tuvuze igihe imibonano imara, aba ari kuva umuntu yinjiye kugeza asoje. Simpakana ko kumara isaha bitabaho. Hari abamara rwose igihe kinini mu gikorwa cy'imibonano, ariko abo ni bake cyane, ntabwo bagera no ku 10% ry'abagabo bose. Mu by'ukuri hafi 90% by'abagabo barangiza mu gihe cy'iminota 5 ukoze moyenne, uhereye igihe yatangiriye gukora sex. Ikindi tugomba kuzirikana nuko burya gupima igihe imibonano imara ahanini biterwa na resultat yavuyemo. No kuvuga kunyurwa kw'abahuriye mu gikorwa. Kumenya niba warangije vuba binaterwa niba uwo mwakoranaga igikorwa yanyuzwe. Burya icy'ingenzi si iminota myinshi umara ukora imibonano, ahubwo icy'ingenzi ni uko muri iyo minota ubasha kugera ku byishimo witeze, n'uwo muri kumuka mugeza ku byishimo nk'ibyo. None se kurangiza vuba ubwo ni iki? Kurangiza vuba ni igihe umuntu adashobora byibura kumara umunota umwe igihe bikabije, cyangwa yatinda akaba adashobora kugeza ku minota 3 uhereye igihe yatangiriye igikorwa nyirizina, kandi bikaba buri gihe, bikaba ari ibintu bihoraho. Ubushakashatsi bugaragaza ko ukoze moyenne abifuza kurangiza vuba baba bamara hagati y'umunota wenda nk'umunota 1 n'igice, cyangwa se munsi yawo. Impamvu rero mbereye kuri ibi ni uko hari igihe umuntu aza kwifuza ikibazo cyo kurangiza vuba, ariko wamubaza ukumva mara iminota 5. Kwibaza se wenda peut-être ariko bakorana imibonano atanyurwa, akaba ariyo mpamvu aza kwivuza, ariko mu by'ukuri ikibazo afite wenda ntabwo ari kurangiza vuba, ahubwo ikibazo afite ni uko atabasha kugera ku gipimo uwo bakorana imibonano
agezeho. Hari igihe wowe ushobora kuba nta kibazo ufite, ahubwo mukorana imibonano ariko wowe ufite ikibazo cyo gutinda kurangiza. Hari igihe bishobora kuba ngombwa ko ari we ahubwo dufasha. Rero ku bijyanye no kurangiza vuba, dore bimwe mu bintu ubusanzwe ukwiriye kuzirikana. Icyambere, burya igikorwa cy'imibonano 80% ni ubwonko bukiyobora. Bisobanura ko iyo urangije vuba inshuro imwe bishobora kukugiraho ingaruka mu mitekerereze, ya mitekerereze yo ko warangije vuba bigatuma n'undi munsi urangiza vuba n'undi munsi, kubera ko aricyo ubwonko bwafashe. Icya kabiri, abagabo benshi iyo bagitangira gukora imibonano bwa mbere barangiza vuba. Ni ukuvuga ngo niba uri umusore ukaba utarigeze ukora imibonano mbere hose, ukaba utangiye gukora imibonano vuba ku nshuro ya mbere no ku nshuro zikurikiyeho mu minsi ya mbere, umuntu arangiza vuba, ni nk'ihame. Ariko iyo umaze kubimenyera, kurangiza vuba birashira. Noneho rero uku kurangiza vuba bishobora no gutuma mu bwonko bwawe wiyumva ko udashoboye, maze bikaba byanagendera ko rwose, kubera yuko warangije vuba ku nshuro ya mbere, uhita utangira kujya uhangayika, ugakora sex ufite panike, noneho bigatuma n'izindi nshuro ukomeza kurangiza, kubera ko nta ubwonko bwawe nta experience y'imibonano bufite. Icya gatatu ugomba kuzirikana ni uko kurangiza vuba biri mu byiciro bibiri. Hari ibyo bita primary premature ejaculation, ni ukuvuga kurangiza vuba by'akarande. Ni ukuvuga ngo umugabo ntiyigeze agira na rimwe igihe cyo kurangiza bitinda, kuva na kera warangizaga vuba. Ibyo babyita primary premature ejaculation. Abenshi ibyo ngibyo ni by'abantu bavuga ngo yarabivukanye ngo cyangwa ngo arabisanganywe, ariko nta muntu uvuka akora sex. Hari noneho na secondary premature ejaculation cyangwa se kurangiza vuba bije vuba. Ni igihe ibintu byari bisanzwe neza, none ikibazo cyo kurangiza vuba kikaza nyuma. Buriya uburyo tuvura iriya primary, ni ukuvuga kwa kurangiza vuba bimaze imyaka myinshi, bitandukanye n'uko tuvura ya premature ejaculation iri secondary, ni ukuvuga ije vuba. Hari ibibazo muganga kubaza kugira ngo amenye neza ikibazo ufite n'uburyo bwo kukivura buzima. Kurangiza vuba biterwa n'iki? Ubundi igikorwa cy'imibonano kigizwe n'ibintu byinshi, ariko byose bigenzurwa n'ubwonko. Hari ubushagarira buterwa n'imyakura mito y'ubwonko ikwirakwiriye mu gitsina. Noneho iyo ukoze ku gitsina cyangwa ugikojeje ku cya mugenzi wawe, cyangwa se wenda unabitekereje gusa, ubwonko buhita bwohereza imisemburo ituma habaho gushyukwa. Ubusanzwe gushyukwa biba bigomba kumara iminota runaka mbere y'uko ubwonko nanone bwohereza indi misemburo ituma ugera ku ndunduro y'ibyishimo by'imibonano, maze ugahita urangiza. Reka turebere kuri ino foto. Ubusanzwe habanza stimulation cyangwa se icyo nakwita gushotorwa. Iyo ushotowe hakurikiraho gushyukwa, erection, sibyo? Hanyuma gushyukwa bikamara iminota runaka, bikanakomeza mu gihe cyose cy'imibonano. Ugomba kuba igitsina gifite umurego. Noneho muri icyo gihe cy'imibonano hari ubushagarira buba bugenda bwiyongera kubera gukubanaho kw'imibiri, noneho bukagenda bwiyongera kugeza aho bugera ku ndunduro, noneho ubwonko bukarekura imisemburo ituma urangiza, aribyo bita ejaculation. Nk'uko ubibona hacamo umwanya hagati yo gushyukwa no kurangiza. Ariko muri icyo gihe ubushagarira bukomeza bwiyongera kuzageza kuri seye ubwonko buzi burekuriraho imisemburo yo gutuma urangiza. Noneho rero iyo urangiza vuba byose biba bigenda neza nk'uko byakabaye bigenda, ariko igihe kiri hagati ya stimulation no kurangiza kikaba cyagabanutse. Donc uratangira ugashyukwa, ariko stimulation ikizamuka ugahita urangiza bitamaze igihe. Zimwe mu mpamvu rero zishobora gutera kurangiza vuba ni ibibazo bifite aho bihuriye cyane n'ubwonko, nka stress, agahinda gakabije, imihangayiko, kuba waratangiye gukora imibonano ukiri muto cyane, kuba warigeze gukoreshwa imibonano ku ngufu, gukora imibonano ufite igihunga, kwisuzugura cyangwa kugira ubwoba bw'uko biri bukunanire, hamwe n'izindi mpamvu z'uburwayi, wenda nko kuba waravunitse umugongo, kuba urwaye izindi ndwara se z'akarande n'ibindi. Rimwe na rimwe no gufata imiti imwe n'imwe bishobora gutuma urangiza vuba, biterwa n'iyariyo. Imiti rero ikoreshwa mu kuvura ibibazo byo kurangiza vuba
ni imiti yongera igihe umuntu amara atararangiza. Noneho nk'uko twabibonye, ubwonko iyo bumaze kugira experience nziza yo gutinda mu gihe cy'imibonano, nabwo buhindura yaseye bugeraho kugira ngo umuntu arangize, noneho igihe cyo kurangiza kikarushaho kuba kinini. Ubwo ni ukuvuga ngo cyane cyane twibanda ku bwonko. Reka turebe uko tubivura. Kurangiza vuba ubusanzwe ni ikibazo kivurwa rwose. Icyakora icyo ngewe njya mbwira abarwayi banjye ni uko kurangiza vuba nanone atari ikibazo kivurwa n'umuti ufata ngo bite birangira ako kanya. Njye nkunda kubwira abarwayi banjye ko kugira ngo bikire neza bisaba ko muganga agukurikirana igihe runaka, tukareba progress, tukareba aho byavuye n'aho bigeze. Niba ugomba gufata indi miti, wenda imiti ukayifata ukwezi kumwe se cyangwa 2 cyangwa 3, niba se ugomba guhindura imiti cyangwa se gukomeza iyo ufite, niba se apari y'imiti ugomba no kongeraho tekinike runaka, ibyo byose turabisuzuma. Mu biganiro byanjye bitaha nzabanyuramo muri make imiti itandukanye umuntu yakoresha ndetse na tekinike zitandukanye umuntu ashobora gukoresha, ariko reka nse nawe unyuzamo muri makeya. Uburyo bwo kuvura premature ejaculation hakoreshejwe amatekinike atandukanye. Hari amatekinike yo kwitoza gutinza ibyiyumvo byo kurangiza, harimo nko kwitoza kurekura imikaya yo mu matako, kwitoza gukora imibonano utikanira, kurangiza ukongera ugatangira bidatinze, gufata umutwe w'igitsina ukawukomeza n'ibindi. Nzabikorera ikiganiro ukwabyo. Noneho hari no gukoresha imiti nyirizina. Buriya hari imiti yo kwa muganga myinshi ishobora kwifashishwa mu kuvura ikibazo cyo kurangiza vuba. Urugero, hari nk'imiti yitwa paroxetine, sertraline, fluoxetine usanzwe ivura depression ariko igakoreshwa no kurangiza vuba. Hari imiti ivura ububabare nka tramadol na pindorol, nayo ishobora no gukoreshwa mu kurangiza vuba. Hari n'imiti bashobora gusiga ku gitsina yenda kumera nk'ikinya igatuma bwa bushakarira bugabanuka. Ni imiti itandukanye bashobora gukoresha, hanyuma tukongeraho na ya myitozo. Umuganga rero niwe ureba akamenya umuti ushobora gukoresha ndetse n'imyitozo ikugenewe. Niba ufite icyo kibazo, jya ku rubuga kwivuza.com, unyura handitse kuvugana na muganga, ubundi tuvugane tuzagufasha. Ariko nanone hari ibiganiro bitaha nzakora by'umwihariko ku bijyanye n'iriya miti, ku bijyanye n'iriya myitozo, ku buryo umuntu ashobora kubireba akabisobanukirwa neza. Rimwe na rimwe hari n'ibyo ushobora kwikorera utiriwe unyura kwa muganga. Ibuka rero gukora subscribe kugira ngo uzajye ubona ibiganiro byanjye bya buri munsi. Niba utarayikora, yari Dr. Muganga, naho utaha.